Reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze inshuti zacu mudahwema kudukurikira, aho muri mu mpande zigiye zitandukanye. Aha aho turi ni muri Nyamasheke, wakwibaza ngo habaye iki, byagenze ute? Ndahari ngo ngusobanurire 5 kuri 5 nk'umuhungu wanyu mukunda kandi nawe ubakunda. Aha ni muri Nyamasheke, ikintu cyabaye rero, umwarimu wo muri Nyamasheke mu masomo hagati yazaniye uruhinja rw'umukobwa yateye inda. Ni ukuvuga ngo uyu mwarimu yateye umukobwa w'abandi inda, none mu masomo hagati nibwo yaje kumuzanira uruhinja atakira umwana wawe. Wakwibaza ngo byagenze ute? Ni inkuru y'ikimwaro cyinshi n'igisebo, reka dukubite twobangura turebe ukuntu byagenze. Iby'uyu mwarimu witwa Siborurema Emmanuel w'imyaka 25 wigishaga mu mwaka wa 3 no mu wa 4 no mu wa 5 mu mashuri abanza muri GS Rurembo. Wakwibaza ngo byagenze ute? Reka dutangire dukubite tubangura. Ni mu karere ka Nyamasheke, ubwo yatangiraga amasomo yatunguwe no kubona umukobwa yateye inda amuzaniye umwana. Ni ukuvuga ngo yari ari mu masomo, wakiri mu masomo akiri mu ishuri abona bamuzanira uruhinja rw'amezi 3. Byabaye mu ma saa 3 z'igitondo zo kuri uyu wa 23 Gicurasi 2025 kuri GS Rurembo riherereye mu murenge wa Karambi. Umuyobozi w'iri shuri Sengimana Aimable yabwiye bagenzi bacu bo kuri Blaze Boy TV show ko batunguwe no kubona umukobwa azana uruhinja mu ishuri. Ati abarimu bampamagaye bibaza ibibaye, byabayobeye, bambwira ko umukobwa yaje akarunguruka muri sale y'abarimu agahita yigendera. Ari ubwa mbere bari bamubonye, ni ukuvuga ngo yarungurutse muri sale y'abarimu, tumukubise amaso tubona ni ubwa mbere twari tumubonye anacigatiye uruhinja mu ntoki. Ntibabyitayeho, bagize ngo nuje kureba umuyobozi runaka muri sale. Yongeyeho ko uwo mukobwa yamusanze mu ishuri amuha uruhinja maze ahita yiruka arabura. Ati sinzi niba umukobwa yari yaje yabyiteguye, yahise abura kuko yinjiye mu ishuri ararumpereza atakira umwana wawe, mwarimu aramwakira. Yari filimi iteye ubwoba, yari filimi isekeje. Ndumva abanyeshuri biga muri iryo shuri bigishwaga n'uwo mwarimu aribo bakurikiranye amakuru 5 kuri 5 bakabasha no kwihera ijisho 5 kuri 5. Naraje nsanga yabuze uko yifata, nuko arufata kubera n'urusaku no kureka amasomo byahise bikurikiraho. Mugenzi we w'umwarimukazi aramumwaka aba ari umucigatira. Uyu mwarimukazi yarakoze cyane, ni ukuvuga ngo baraje abandi bayobozi basanga uwo mwarimu Amiyeri acigatiye umwana w'uruhinja ruri kurira mu ishuri, amasomo yahagaze, abanyeshuri nabo bari muri bwe bari kureba. Nuko umwarimukazi abacigatiye rwa ruhinja arwaka uyu Amiyeri kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Uburetse kugenda umekinge sure urebe ko wakoze subscribe, ubundi ukore no kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5 kuri 5. Dukomeze ku bufatanye n'ubuyobozi bw'ishuri ndetse n'ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu murenge wa Karambi n'inzego z'umutekano bashakishije uyu mukobwa aza kuboneka. Reka twumve iki gice rero. Uyu mukobwa amaze kuboneka byagenze ute? Reka turebe. Uyu mukobwa usanzwe ukora akazi ko gusoroma icyayi yavuze ko uyu mwarimu ntacyo amufasha. Mu rwego rwo kurengera uburenganzira bw'umwana yahisemo kumumuzanira mu ishuri kugira ngo ikibazo gikemuke. Amakuru avuga ko uyu mwarimu yaje kwemera ko uyu mwana ari uwe, ndetse yemera kujya atanga indezo ingana n'ibihumbi 20 ku kwezi, ndetse akemera kwiyandikishaho uyu mwana mu irangamimerere. Yabikemuye kigabo, ariko akantu ko gutibaba no gukotora ntago kabura mu banyeshuri. Aya mafaranga ngo azajya
aya mafaranga ngo azayatanga mu gihe kingana n'umwaka wose, nyuma amasezerano azahinduka bitewe n'ibyo umwana azaba akeneye icyo gihe. Mwarimu yakwica amasezerano akazakurikiranwa n'ubutabera. Nyirantabaruye Beatrice wazanye uruhinja, ni ukuvuga ngo uyu watewe inda wazanye uruhinja yitwa Nyirantabaruye Beatrice wazanye uruhinja. Avuga ko bari basanzwe bakundana, ariko kuva yamutera inda atongeye kumuvugisha. Ati twari inshuti zikomeye kuko iwacu niho uwo mwarimu yari acumbitse, twari duturanye, nkaba naramwirekuriye kuko nabonaga uyu mwarimu ankunda, aza no kuntera inda, ariko mbimubwiye numva nshobora kuba ntwite, mbimubwiye ko numva nshobora kuba ntwite, aranyihorera. Icyo gihe inda yari ifite ukwezi kumwe. Yakomeje asobanura ko nyuma yo kubyarira ku bitaro bya Kibogora, umwana yagize ibibazo akahamara ibyumweru 2 ataramugeraho. Anavuye mu bitaro, abonye atamwitayeho, ajyana ikibazo cye mu murenge, baramuhamagara, yemera umwana, anemera kumufasha, ariko nta na kimwe yakoze mu by'ukuri. Ahitamo kumushyira umwana ku ishuri. Ati natekereje ko kugira ngo yumve ko ibyo akora atari byo, namushyiriye umwana ku ishuri ari mu masomo. Namushyiriye umwana ku ishuri ari mu masomo, namumushyiriye ngaruka mu rugo kwahira ubwatsi bw'amatungo, kuko ari hafi y'abayobozi, bampamagaye ndaza. Yemera kuzuza inshingano ze z'indezo, aniyemerera kwandikisha umwana. Uyu munsi kuwa 23 Gicurasi twajyanye ku murenge turamwandikisha. Nuko ngayo nguko rero, avuga ko yanyuzwe n'uburyo abayobozi bakemuye ikibazo, kandi yizeye ko mwarimu ibyo yemeye azabyubahiriza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karambi Hagenimana Narcisse we avuga ko bagikemuye, bizeye ko uyu mwarimu atazakinisha ubuyobozi, azuzuza inshingano nk'umubyeyi. Ni ukuvuga ngo uyu mwarimu bahise bamujyana Rwantambi, ajya kwiyandikishaho umwana, ndetse abasha no gutanga ku ndezo. None se uyu mwarimu we yagize ati, reka twumve uko uyu mwarimu yabivuzeho, twumve inama yagiriye abantu. Yagize ati njyewe nsabye abasore batera abakobwa inda kujya bemera kurera abana babo, kuko ni uburenganzira bw'umwana kurererwa mu muryango. Ngayo nguko rero amakuru atyaye, amakuru agezweho 5/5. Abari hano making ure ko wakoze subscribe, usharinge no video, ukore ku nzogera, utange komenti, ndetse ukore na likes, kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Ibiganiro byacu ni akagaruka. Ciao ciao, ishi your boy, ishi wa channel Blaze Boy TV show.